Ikaze mu makuru yacu uyu munsi, amakuru umutegurirwa na HDI mugiye kugezwaho nanjye Grace Uwingeneye. Hagiye hakorwa ubuvugizi ku itegeko rijyanye n'uburenganzira bwo guhabwa serivisi z'ubuzima kuri bose. Byinshi byarakozwe ariko ugasanga urubyiruko ruri munsi y'imyaka 18 rurahura n'imbogamizi zo guhabwa serivisi cyane cyane izijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Abana batarakwiza imyaka y'ubukure ntibemerewe kwaka serivisi badaherekejwe. Bityo usanga bagize ikibazo cyo kubwira ababyeyi mu gihe bashaka serivisi z'ubuzima cyane cyane ubuzima bw'imyororokere. Aha niho hava ibibazo bahura nabyo, harimo gutwara inda zitateganijwe, gukuramo inda mu buryo bw'amagendu n'ibindi. Kuva tariki ya 4 ukwezi kwa munani uyu mwaka wa 2025, Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yatoye itegeko rijyanye na serivisi zo kwa muganga, harimo kwemerera abana guhera ku myaka 15 guhabwa serivisi zo kwa muganga badaherekejwe. Nubwo benshi babifasha kutariko, benshi mu bahura n'ibibazo urubyiruko rukunze kubana nabyo bemeza ko ari intsinzi. Ubwo twasuraga abakozi b'imiryango idakorera leta bari mu mahugurwa agamije kurebera hamwe urugendo rwakozwe n'intambwe yatewe mu kurengera uburenganzira kuri serivisi zo kwa muganga ngo bwubahirizwe, badutangarije ibibazo noneho bigiye gukemuka kubera ko noneho abana guhera ku myaka 15 bemerewe guhabwa serivisi zo kwa muganga badaherekejwe. Urubyiruko rero hari imbogamizi nyinshi bagenda bahura nazo, cyane ko ari umubyeyi yenda kwegera ngo amubwire wenda nahohotewe cyangwa se nakoze imibonano mpuzabitsina nayo mubwira ntabyumva. Hari n'igihe uwo mutaba wuzi wenda ushobora kumufasha gutuma atasama ariko akaba atabivuga. Rero imbogamizi ya mbere ni uko urwo rubyiruko mu gihe afite amakuru yuko ashobora kugenda akegera ikigo runaka cyemerewe gutanga iyo serivisi yo kuba yamubuza kuba yasama, yahegera atabanje kubaza umubyeyi bakaba bamufasha, bityo tukagabanya za mfu z'abana bapfa batwite, ndetse na ya ngaruka yo kuba we yatwita nk'umwana akaba yavutswa amahirwe yo kujya kwiga cyangwa no kuba yakura neza nk'urubyiruko. Ushobora kwibaza uti ese imiryango n'iki giye gukora kugira ngo amategeko ashyirwe mu bikorwa, cyane cyane ko ari guhura n'inzitizi zishingiye ku muco ndetse n'imyumvire. Ikintu cya mbere ni amakuru. Wangu ikintu cya mbere duteganya gukora ni ukubanza guha amakuru ababyeyi ndetse n'abariya bose bafite amakenga yo kuvuga ngo ese uriya mwana numubuza kuba yasama, kuko ntabwo ari ukuboneza urubyaro nk'uko bari kubivuga. Turimo kumurinda kuba yasama iyo nda atateganyije. Wangu numurinda gusama, ese nta ngaruka zizajyaho, nta ngaruka azagera wenda mu minsi iri imbere, kugira ngo babashe kugira ayo makuru, bumve ko ayo makenga bari kugira adahari, cyangwa se niba nahari ari ku kihe kigero, ese ahari byanyuze mu zihe nzira, kugira ngo turinde wa mwana kuba yajya muri bwa buryo budashobotse, butemewe, cyangwa no gushaka ahandi hantu yashaka serivisi hatariho. Ikindi ku bana cyangwa se abangavu, abo bemerewe kuba babasha kubona serivisi zo kuba batabasha gusama mu gihe batabiteganyije, bari hejuru y'imyaka 15. Icyambere ni uko bamenya amakuru, bakamenya ese ninde nkwiye kwegera kugira ngo amfashe, ese iyo serivisi ni he nayikura, kugira ngo twirinde nanone bantu bazafatira iryo tegeko bakaba babasha kurikoresha mu buryo butari bwo, akaba yagushaka ku ruhande akakubwira turampa miliyoni ngufashe, kugira ngo ibyo byose biveho. Ntekereza ko ari cyo cyambere twagombye gukora, nkatwe turi muri space y'ubuzima, turi abaganga, mbese dufite umukoro munini wo kugira ngo tubashe guhereza abantu bose amakuru, haba abarezi, haba ababyeyi ndetse n'abana, amakuru akwiye ariyo kugira ngo babashe guhabwa serivisi basobanukiwe neza ibyo bagiye gukorerwa. Abajyanama b'ubuzima mu murenge wa Gatenga bahuguwe na HDI ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa mu ngo n'ubundi burenganzira bw'abana. Ibi bizatanga umusaruro kuko abajyanama b'ubuzima mu kazi kabo ka buri munsi bajya mu ngo z'abantu kubavura no kubagira inama ku buzima bwabo, bityo bizafasha mu gukumira no kwita ku ihohotera rishingiye ku gitsina rikorerwa mu ngo. Twatekereje guhugura abajyanama b'ubuzima ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, rishingiye ku mutungo, cyane cyane amategeko abigenga, kugira ngo babashe kumenya ingingo zizajya
bifasha gukumira ihohoterwa mu ngo bahura nazo, mu baturage bahura nabo, kuko aribo begereye abaturage kuturusha. Akenshi abajyanama b'ubuzima usanga umuturage amwisangamo kurusha uko yajya kwa muganga cyangwa agahamagara izindi nzego zibishinzwe. Nibo bahura na kese mbere y'uko igira ahandi hantu igezwa byisumbuyeho. Iyo rero bafite ubumenyi buhagije kuri izo ngingo, cyane cyane ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gukuramo inda byemewe n'amategeko, bibafasha gukora neza imirimo bashinzwe, kandi ntihagire umuturage uheranwa no kutabona serivisi kubera ko umujyanama w'ubuzima atarabizi. Aya mahugurwa bahawe azabafasha mu kwita ku ihohotera rishingiye ku gitsina, kuko bari basanzwe bahura n'ibibazo nk'ibyo. Rimwe na rimwe ngo ntabwo bajyaga bamenya uko babigenza kuko nta makuru babaga bafite. Ibi bintu bamaze kuduhugurira kenshi natwe tujya duhura nabyo, kuko usanga hariho nk'abana bahohoterwa n'ababyeyi babo, cyangwa bagahohoterwa n'abakozi babarera, cyangwa n'abaturanyi. Bityo rero abo bana bakababwira bati nimuramuka mubivuze tuzabica. Iri ni ibanga ryanjye, nawe ni wowe tugomba kujya tubikora, ariko ntuzabivuge. Rero ugerageza ibishoboka byose, iyo umenya amakuru ugerageza gufasha uwo mwana cyangwa se uwo muntu mukuru kugira ngo umwigireho inshuti, urebe ko wamukuraho amakuru. Iyo umukuyeho amakuru rero biba byiza ko umufasha kugira ngo umugeze kwa muganga mu gihe wa wundi umukorera ibyo atari yasibanganya ibimenyetso cyangwa iminsi itararenga. Wamugeza kwa muganga bakamupima, hanyuma noneho bikaba na ngombwa yuko umugeza mu butabera. Reka nshimire cyane we twabanye muri aya makuru, nkurarikira gukomeza gukurikirana gahunda HDI kugezaho. Njye ndi Grace Uwingeneye, mukomeze mugire ibihe byiza.